Hey guys, nshuti z'akadasohoka nongeye kuguha ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi, tukugeza amakuru y'imyidagaduro, ay'ubukungu, politiki, utuntu n'utundi. Don't go far away. Ndabizi neza yuko biri mu nzira n'amakuru y'abapolitisi ugiye kujya uyabona. Ndabizi biri mu nzira. Wowe gusa nugira aho ujya, stay in touch. Ubu tugiye kuba turebera hamwe buryo ki umuhanzi witwa The Ben ubu ngubu yamaze kuba ava ku butaka bw'u Rwanda, akaba yigendeye asubiye mu kazi ke. By the way, for now agiye hehe, agiye kugira gute, ibyo byose nibyo ngiye kuba nkubwira. Icyo ngusaba ni ukutajya kure y'ibiganiro byacu, asigaye nanjye akazi kajya ni ukuguhereza amakuru agezweho mu myidagaduro no mu tuntu n'utundi. Uri kumva kuri mikoro ndi Hero Willis, ndagusuje cyane kandi guha ikaze. Wowe udukurikiye wibereye muri Afurika, uri i Burayi, muri Amerika, aho hose turabizi ko dufiteyo abakunzi bacu, turabasuje cyane, tubaha ikaze. Kandi nawe utameze neza, wihangane, mu buzima bibaho, ntabwo ari wowe wenyine, hari abandi buhuje ikibazo nuko wenda uba utabizi cyangwa se utabazi, ariko nyine mu by'ukuri birakemuka. No kwizera no gusenga, nyine mujye munasenga cyane, kubera yuko nabyo Imana irafasha bigakemuka. Ngwaye ikaze rero. The Ben Benjamin Mugisha wamamaye izina rya The Ben, izina rya stage. Yuko yaje mu Rwanda agakora ibitaramo. First yarabanje akora igitaramo muri Big Arena, arakubita Big Arena iruzura. Then arakomeza, yaragiye ahita ajya UG, ajya gutaha ubukwe kumwe n'umukunzi we Pamela, arongera agaruka mu Rwanda kandi agarutse gutabara umuvandimwe we Mugisha Gilbert, ari we Meddy, wari wagize ibyago agapfusha mama we. Ikindi nyuma y'ibyo byose, The Ben yahise akora icyo bita mega hit. Ushobora kwibaza uti ni iyihe? Ntabwo ari indirimbo. Mega hit ni igikwe. Abantu benshi bajyaga bavuga ati The Ben afite imyaka myinshi, The Ben arashaje, ntabwo ashaka umugore. Ko yahise abishyira hanze. Izo nkuru nazo wagiye uzibona ahangaha. Ariko nyine yari atuye mu Rwanda, i Kigali. Akaba rero The Ben asubiye nyine mu bikorwa by'akazi nyuma y'uko nyine akoze igikwe we na Miss Uwikeza Pamela. Ushobora kwibaza uti agiye hehe, agiye gukora iki? Of course agomba kuba ari kumwe na Pamela. Ko ahantu hose akunze kujyana nawe, niba agiye muri Amerika agomba kumujyana. Urabizi ko iyo bageza Dubai barajyana. Inaha mu Rwanda ho wagira ngo ni iki? Bya bindi bavuze ngo amatwi ni iki? Rero kugeza kuri ubu ngubu The Ben akaba agiye mu gihugu cya Canada. Agiye gukora iki? Agiye gukora ibitaramo nk'uko nabikubwiye. Niba mwubwiye ngo agiye mu kazi, aba agomba kuba agiye mu bitaramo cyangwa se gusinyana n'amakampani agiye atandukanye. Ko hari kampani niba ntibeshye yitwa Orion Basketball Club, akaba ari iyo bagiye kujya bakorana, bafitanye amasezerano yo kujya ayamamariza. Yasinye ejo bundi. Ubu ngubu akaba agiye mu kandi kazi ko gukora ibitaramo mu gihugu cya Canada, nk'uko ngiye kuba mbikugezaho, nk'uko ngiye kuba mbikubwira. Wowe uri muri Canada ukaba unkurikiye, ukaba ushaka kurya show wakorewe n'icyamamare cyawe ukunda, ari we The Ben, don't go far away, kubera yuko byose mbifitiye ahangaha, kuguha update, kuguha itariki n'aho ariho n'aho bizabera, kugira ngo ube informed, then uzabe nawe uhabaye, ujye gushyigikira umuhanzi nyarwanda, ujye gushyigikira umuziki nyarwanda. Ibi byose kandi nawe azaba ari kugutaramira, ko atazigera gutenguha, azaguha show
live ya Ben nawe urayizi ko nayo aba ari wane, nawe ari mu bahanzi dufite baba performer baririmba neza live performance zabo. Ntabwo ngutindira rero, The Ben ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 9 uku nguku turimo. Reka nkurebere uyu munsi turi kuwa mbere ku itariki 5 z'ukwezi kwa 9. Itariki 10 urumva yuko azaba ari kuwa gatandatu, azaba ari kuwa gatandatu muri weekend. Amafaranga yawe ntuyamare muntu uri muri Canada, akoresha buryo kizaba buhabaye aho mu mujyi wa Edmonton. Ku itariki 10 nk'uko mbikubwiye ni kuwa gatandatu mu mujyi wa Edmonton, hitwa muri Jasper Avi. Kuri Jasper Avi aho ngaho The Ben azaba habaye 5 ari kugutaramira live mu mujyi wa Edmonton. Ku itariki ya 16 azaba ari mu byo kuwa 3 kuwa 4 gutyo, aho hafi aho ngaho kabisa. Azaba ari mu mujyi wa Quebec, aho bita Cognac Avenue. Aho ngaho ntuzigere utangwa ku itariki ya 16 z'uku kwezi kwa 9. Bukeye bwaho azaba ari ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 9. The Ben azaba ahabaye mu mujyi witwa Ottawa mu gihugu cya Canada. Azaba ari ahitwa Shenkman Arts Center. Bantu mutuye mu mujyi wa Ottawa, ku itariki ya 17 nimuzagotwe mu mujyi wa Shenkman, muri centre yitwa Shenkman Arts Center. Aho ngaho azaba habaye kugira ngo agutaramire live. Reka ngusubiriremo ntarondogora kugira ngo hafate neza. Ku itariki 10 z'ukwa 9 turimo ejo bundi gatandatu muri weekend azaba ari muri Edmonton ahitwa Jasper Ave. Ku itariki ya 16 mu byo kuwa 4 azaba ari mu mujyi wa Quebec ahitwa Cognac Avenue. Ku itariki ya 17 bukeye bwazaba ari kuwa 5 muri weekend, I think azaba ari ahitwa Shenkman Arts Center. Byose azaba ari kubikora ku bwawe wowe mufana w'umuziki nyarwanda. We know ko muhari muri benshi. Nahoze mbona amavideo ya Neri Ngabo muri weekend yashize ko yabataramiye byahatari kandi uramukunda, kandi tubagezaho amakuru abagezweho mu bisata bigiye bitandukanye.